Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese munkurikira kuri ORF TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, bya bintu byose uzifuza kumenya ku buzima bw'umwana. Nk'uko abamama benshi babinsabye, ati umwana wanjye arwaye icyo mu nda, ni iki nakora kugira ngo umwana atuze? Uyu munsi mbazana igisubizo, ngiye kubereka ibintu uzakora kugira ngo umwana nyine watangiye kugaragaza bya bimenyetso byo kurwara icyo mu nda yongera amere neza mu minota rwose itari myinshi. Ariko mbere yuko mbereka uko wabikora, reka mbanze mbahe summary ubundi icyo mu nda ni iki, biza ryari, biterwa n'iki, hanyuma turebere hamwe icyo umubyeyi akwiye gukora. Ubundi icyo mu nda nyine akenshi abana babigira bari munsi y'amezi atandatu, niho ibimenyetso bigaragara, ariko nanone ibyo bimenyetso bigapikinga hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6. Abana benshi bavutse bagaragaza ibyo bimenyetso by'icyo mu nda hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6. Hanyuma iyo yatangiye kurwara icyo mu nda, symptoms zigenda zigabanuka nibuza ku byumweru 12 cyangwa amezi 3, benshi biba byahagaze. Ariko nkubwiza ukuri, iyo umwana arwaye icyo mu nda, I know ababyeyi benshi ntibasinzira, bumva bahangayitse, bakagisha inama abantu benshi, bamwe bakabwira mfite umuti w'ikinyarwanda nakurangira. Please ntuzafate umwana wawe ngo umuhe imiti y'ikinyarwanda, kuko despite yuko organisme ziba zitarakura, nuze expose kuri ibyo bintu, kuri iyo miti nyine iri traditional, ushobora gutuma umwana agira ibibazo by'umwijima, ibibazo by'impyiko. Ariko niyo mpamvu nakuzaniye igisubizo, cyane yuko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko ibyo bintu ngiye kwereka nyine bituma umwana yongera kumera neza, kandi ibimenyetso bikagenda nyine bihagarara. We gusa uzabitrayinge, hanyuma uzambwira niba byaragukoreye. Hanyuma akibaza, umwana nzamenya gute ko ari icyo mu nda atari ibindi bintu nyine arwaye nk'umubyeyi? Ubundi nk'uko nabibabwiye, ibimenyetso bitangira ku byumweru 3 n'ibyumweru 6, ariko nibuze yuko na mbere yaho byaza cyangwa nyuma yaho byaza. Umwana rero ni wa mwana uzabona yarameze neza, atangiye kujya yiriza, akarira n'isaha ikaba yashira, kandi akaba ari ibintu biba nibuza inshuro 3 mu cyumweru, kandi ari ibintu biba igihe kimwe. Niba umwana atangiye kwiriza mu masaa 10, n'ejo saa 10 azarira, n'ejo bundi saa 10 azarira, uzasanga nyine ari ibimenyetso bigaragara mu masaha amwe, kandi umwana akamara nibuza isaha cyangwa amasaha 2 arira, ariko ashobora no kurira nk'iminota 30, bikaba inshuro 3 mu cyumweru, bikamara ibyumweru 4. Nta kindi kintu umwana asanzwe arwaye. Icyo gihe rwose uzamenya ko umwana arwaye icyo mu nda. Nta muriro, nta kutonka, uzabona rero mwana urimo arakurira akamera neza, konka neza, nyine nta kindi kintu kidasanzwe. Icyo gihe uzamenya ko ari icyo mu nda, ukora bino bintu ngiye kukwereka, kuko ndabizi neza yuko bizagufasha kugira ngo umwana yongere kumera neza, wongere rwose kubona, wongere gusinzira, wongere kubona igitotsi, nyine n'umwana amere neza. Ariko mbere yuko mbereka nyine iki kintu cya mbere uzakora, ubundi hari ibintu 5 ugomba gukora. Nibuza nimba umwana atangiye kurira, witinda, genda umufate umwana, umushyire ku rutugu, umuzembagize, umuririmbire, nyine ukore twa tuntu dutuma yumva yuko hari n'umuntu umuri iruhande. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ushobora gukora, ushobora gufata umwana ukamuryamisha ku nda, nyine nibuza nk'iminota, icyo twita time, nyine ukaba wamuryamisha ku nda. Umwana uri munsi y'ukwezi ubundi agomba kubana nibuza iminota 15, hanyuma umureba, ntuzabikora utamureba, uba ugomba kumuri iruhande iminota 15 ukamukuraho. Umwana uri hejuru y'ukwezi n'amezi 6, wowe ushobora kumara nibuza n'isaha ari ku nda, nabyo bizamufasha kugira ngo kubabara mu nda bigabanuke. Ikindi, kuri abantu bafite utuntu twizunguza, nuko dufite twizunguza, ushobora kumushyiraho ukamuzembagiza, nyine uba umeze n'ubundi nk'uri kumuzembagiza. Ku batadufite uramuzembagiza, n'ubundi biba bikora kimwe rwose kandi biragufasha. Ikindi, nimba uri kuzembagiza umwana kugera uvuga bakuri mama ngo nyine ugenda uvuga utwo tuntu cyangwa muririmbira, biri mu bintu byagaragaje yuko nyine bituma umwana yongera kumera neza. Ikindi ushobora gukora, umwana ushobora kumwonsa, nabyo biri mu bintu nyine psychologically bishobora gutuma umwana nyine yirengagiza iyo pain, nyine akongera kumva ameze neza. Ubwo rero nk'uko nabibabwiye, kurikira aka kavideo urareba neza
ukundi kuntu ushobora gufata umwana ukamufubika neza nyine akumva ari hahandi amerewe neza ari muri comfort ku buryo n'ububabare nyine iyo discomfort atayumva cyane, nabyo bizafasha umwana kugira ngo yongere kumva ameze neza. Kurikira akavidewo rwose urasobanukirwa impamvu ari ingenzi nyine kubikora, bizafasha umwana azumva ameze neza ari protected, azumva nyine amerewe neza kubabara bigabanuke. Kurikira aka kavidewo. Uhita ufata agatambaro keza nyine kasukuye neza ukagategura, warangiza ukagahina hejuru ku mutwe, ubundi wamara kugahina ugafata nyine umwana ukamuterekamo ukamuryamisha neza rwose, ukarambura amaboko n'amaguru nyine ugategura ku buryo n'undi mwana ari bukomeza agakina neza. Hama wamara nyine kubikora neza, akaboko kamwe uzagafata ukarambure neza, hanyuma ufate ka gatambaro k'uruhande rwo hirya ugafata ugahinire munsi y'umugongo. Numara kugahina wongere ufate urundi ruhande n'akandi kaboko nyine karambuye neza, hanyuma ufate nyine rwa ruhande rundi ufata wongere uhiniremo, nanone ucengeze ku mugongo ku rundi ruhande. Ariko ibintu byose bikora neza gake, ntabwo ari ngombwa ngo uzirike umwana cyane, no bikora nyine byoroheje ariko ku buryo umwana aba yumva nyine ari hahantu nyine yumva yegeranye, yumva nyine ari comfort. Rero mu kubikora umutwe uba ugomba kuba upositioninze neza, hanyuma ntabwo tuba dushaka ko ijosi ryihina, uba ugomba kumekesha nyine ko rimeze neza, ukamusegura neza ku buryo guhumeka nyine bitari bumugore rwose. Umwana ubundi ntabwo ijosi riba rigomba kuba ryihinnye. Hari n'ubundi buryo ushobora kubikoramo, ukaba wasigaza nyine akandi kaboko kamwe wahinnye ahandi, ukongera nyine kwa kundi twabigenje, akandi kaboko kakarambura ugahiniramo agatambaro, ubundi ukaza gusigaza akandi kaboko inyuma kugira ngo umwana akomeze kwikinira neza. Bino biroroshye kandi nubikora ni ukuri bizafasha umwana kumva ameze neza. Nta nubwo ari no kuvuga ngo ni umwana urwaye icyo mu nda gusa, n'undi wese ukiri agahinja ubundi ni gutyo twakabaye kuba tumufubika kugira ngo nyine ashyuhe kandi ikindi abe yumva ameze neza. Ubuse murabona bigoye mwaba mama mwe? Ibi ni ibintu byoroshye muzajya mubikorera abana, ntabwo ari ngombwa ngo abarwaye icyo mu nda, ahubwo niyo position niyo comfort nyine ituma umwana yumva amerewe neza. Nubikora rwose umwana ashaka kuzumva ameze neza. Ushaka kubikora ugakuramo n'amaboko abiri, hanyuma umwana ukaba wamuryamisha arebera uruhande rumwe, bizamufasha no kugira ngo atagomeza kwinyagambura, hanyuma akaba yakubika n'amazuru. Usibye ko gucyaho bimuryamisha ari kuri ruhande nyine umucunze, ariko bino nubikora rwose wa mama we uzaza unshimire kuko ndabizi ko abana bazamera neza. Murakoze cyane, bye bye.